Uwiteka ashimwe, ashyirwe hejuru. Nshuti mwene data, dushimiye ubuntu twongeye kugirirwa bwo guhabwa uyu mwanya ngo twongere kubana mu ijambo ry'Imana. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Dusome Zaburi ya 27, turasoma umurongo wa mbere, tunasoma uwa 13 n'uwa 14. Dusome: Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Amen. Kenshi iyo bitugoye dushakisha uburyo bwo gushyiramo imbaraga zacu ngo turebe ko ibintu byarangira, kandi bikihuta bikarangira bitatugejeje kure. Nyamara iyo dushubije amaso inyuma, dusanga muri iyo migambi n'ibikorwa byo kwirwanirira ari byo akenshi dukoreramo amakosa menshi ndetse anadutandukanya n'Imana. Niyo mpamvu nifuje ko tuganira muri aka kanya kumenya guharira Uwiteka byose, akaba ari we ugirira icyizere cyo kukurwanirira, cyo kukurinda, ukaba ari we wegurira byose. Dawidi muri iyi zaburi atangirana ibyiringiro avuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Aha ni ubuhamya bukomeye bw'ibyo yamenye ku Uwiteka kandi bimufasha mu buzima. Kuba Imana ari umucyo ni ukuvuga ko ari yo imuyobora ikamwereka inzira anyura, kandi kuko yo butajya bwira ngo ihinduke umwijima, ubwo yabaye umucyo we ntazarindagira ngo ayoberwe inzira kubera umwijima, kuko ihorana umucyo, ihora ari umucyo, haba ku manywa haba nijoro, haba mu bihe byiza haba mu bihe bibi, haba mu gikombe haba ku musozi. Igihe cyose Imana ihora ari umucyo. Ni ukuvuga ngo guhitamo kw'Imana ikubera umucyo, uba uhisemo ko utazagenda mu mwijima na hato. Ikindi, umucyo niyo waba mutoya nka buji, wirukana umwijima wari wuzuye icyumba cyose. Ubwo Imana ari umucyo rero wa Dawidi yiringiraga ko umwijima uzajya uhora umuhunga, byari ibyiringiro by'intsinzi ihoraho. Ese Imana wayemereye kukubera umucyo? Mu isi duhura n'ibintu byinshi bitubera umwijima, bigatuma tutareba iyo tujya, bikatubuza gutambuka, ariko ibanga ryo kunesha ibyo byose ni ukureka Uwiteka akakubera umucyo ukumurikira inzira, kuko iyo ugenda mu mucyo ntuyoba kandi ntugira ubwoba. Iyo twicaye tukareba imbere, iyo twicaye tukareba imyaka iri imbere, tumenya ibyo mwishize, ariko igihe kiri imbere kikatugora. Ariko Dawidi igisubizo cyari cyarabaye kimwe, yabwiye Imana ngo mbere umucyo, umurikire uko umwijima waba kose. Kutamenya ibiri imbere, ibizaba ejo n'ejo bundi si cyo kibazo, ahubwo ninde ukumurikirayo, ninde ukureberayo, ninde ukuyoboye kugira ngo utagenda mu mwijima. Ikindi, Dawidi yari yarafashe Imana yigira agakiza ke, ubutabazi bwe yarabutegereje ku Mana. Ikindi Dawidi yavuze ngo Uwiteka ni igihome cyanjye. Uwiteka niwe wari umubereye uburinzi, ntabwo byari bikiri inshingano ye kwirinda, ahubwo yishyize mu biganza byizewe by'Uwiteka ngo abe ari we umubera uburinzi, kuko ari we gakiza ke. Kuba Uwiteka ari umucyo umurikira
akaba uburinzi bwanjye, byatuma mvuga nka Dawidi ngo nzatinya nde, ninde uzampinza umushyitsi. Dawidi rero ahamya ko ibi byabaye impamvu yo kudahungabana kandi byamugaruriye ubuzima. Iyo usomye umurongo wa 13 aravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Mu gihe yamaraga kugira Imana umucyo n'agakiza ke n'igihome cye kimukingira, Dawidi yahise avuga ngo ntawe azatinya, nta n'uzamuhinza umushyitsi. Ndetse mu kujya gusoza umwanzuro w'iyi zaburi yaravuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Kwizera Imana by'ukuri bibeshaho mu isi y'ababaho, kandi kutayizera bizana kuraba no kubaho mu bwoba budashira. Niyo mpamvu mushiki wanjye mwene data, bigufitiye umumaro kwizera Imana nk'umucyo wawe, nk'agakiza kawe, nk'igihome cyawe kigukingira. Indi nama y'ingenzi aduha mu musozo w'iyi zaburi niyo kudahutiraho ngo ahari Imana iratinze cyangwa ngo reka ndebe uko mbigenza. Ahubwo icyo dukwiriye gushyira imbere ni ugutegereza Uwiteka twihanganye kandi imitima yacu ikomeye. Niko yavuze kuri uriya murongo usoze wa 14, aravuga ngo utegereze Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Ntabwo rero ari ukwiringira gusa, ahubwo kwiringira gukwiye kujyana no gutegereza Uwiteka wihanganye kugira ngo ubone kugira neza kwe. Nshuti mwene data, emerera Uwiteka kubera umucyo, akubera igihome kigukingira. Wirinde kwirwanirira, byose ubishyire mu maboko ye, azakuyobora kandi azakumara ubwoba bwose. Shalom.